tugiye kongera kugirana ikiganiro rero kijyanye n'ubukungu no kwiteza imbere. Iki kiganiro ni ikiganiro kigomba kudufasha mu gushakisha ubushobozi, amafaranga ndetse no kongera ayo dufite, cyane cyane ko ari nabyo bintu muri iyi si usanga abantu benshi biduhugije uburyo ki bwose bushoboka bwo gushakishamo amafaranga, gushakisha ubushobozi, gushakisha ubuzima bwiza. Iki kiganiro rero kigenewe umuntu wese ushaka gutera imbere, wifuza ko tuzazamukana mu nzira y'iterambere. Utabishaka kireba ntacyo byamumarira. Kigenewe yigendere, asliding yigendere, ajye muri entertainment n'ibindi. Ariko umuntu wese wumva afite inyota yo gushakisha amafaranga, gushakisha ubushobozi, gushakisha imibereho myiza, kongera ubumenyi bw'uburyo ki ya multiplier amafaranga afite, ya kongera ubushobozi, iki kiganiro kirebe kugeza ku musozo. Ndagiye kubibutsa ko turi kuri Bwenge Media, umuyoboro wacu uzayidufasha kwiga ibintu bitandukanye, bijyanye n'uburyo twongeramo amafaranga, bijyanye n'uko dushobora gukoresha za YouTube channel nabwo kwinjizamo amafaranga, nabwo n'ubumwe mu buryo dukoreramo iki amafaranga, ndetse n'ubumenyi butandukanye mu bijyanye no gukora film, no editing ama videos n'ibindi. Abo rero wakoze subscribe turagushimira, uri umuntu w'agaciro, ukomeye kuri twebwe. Imana igumugisha. Utarakora subscribe nawe turagusaba kubana natwe, twiyungaho, kanda kuri subscribe, kandi kuri share, ndetse niba hari n'igitekerezo ukisige muri comment. Hari ibyo dushobora kuba tudakora neza, hari ibiganiro ushobora kuba ukeneye, hari ibyo twakugezaho, hari amatsiko ufite. Ibi byose tuzabibona muri comment kugira ngo tujye tumenya ibyo tubaha bibakwiye kandi bishobora kugira icyo bimara. Muri ibi biganiro by'iterambere rero tuzifashisha igitabo kiri ahangaha cyitwa Secret for Success. Harimo ubumenyi butandukanye bushobora kuvana umuntu kuri level runaka bukamugeza ku yindi. Mu nzira y'iterambere hasabwa discipline, hasabwa n'ubumenyi. Imbaraga ziziraho, ariko imbaraga ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi kigira uruhare mu kugira ngo umuntu agire improvements, kuko kibaye ari ikintu cy'ingenzi buriya bariya abantu bakora imirimo y'ingufu yo guterura, kwikorera, baba ari bo bakire dufite. Ahubwo abantu bafite amafaranga ni abantu bakoresha ubwonko, kandi ubwonko babukoresha bafite iki? Amakuru. Ni gute? Bafite ubumenyi. Hano rero kuri iyi channel tuzakura ubumenyi butandukanye bushobora kudufasha kugira ngo tubashe kwiteza imbere kuva kuri 0 kugera ku rwego runaka. From 0 to hero, it is possible. Baratubwira ngo ubundi iyo fail is not a full stop, it is just only come. Ni ikintu no, abantu benshi bagiye batangiza ibintu bagafailinga bati ntabwo nzongera, no. Failure is only come, not full stop. Urafailinga ukongera ugatangira, ukongera ugakomeza. Ibyo rero nibyo bikugeza ku ntsinzi, kuko abantu benshi bagiye bagera ku ntsinzi tuzi mu isi bazwi n'abantu bagiye bafailinga inshuro zirenze 2, 3, 4 mu byo bagiye batangira, ntibashe kugera ku musozo agatangira ibindi, ntibashe kugerwaho agatangira ibindi, kugeza ubwo atangiye igikorwa cy'ubukungu cya 4, cya 5, kigashyira kikamugeza ku nzozi ze. Ahangaha rero tugomba kurebera hamwe ni ubuhe buryo, n'izihe techniques zo kugira ngo umuntu ave ku rwego runaka agere ku rundi. Iki kiganiro cyasaga nkaho ari introduction. Ni introduction kugira ngo ube ready, tugutera amatsiko y'ibyo tugiye kukugezaho mu minsi iza, kandi bizakugirira akamaro. Si ngombwa kwiga watanze minerval. Ahangaha kuri Bwenge Media uzicara wige ni gute dushobora gukoresha
mfite, nanjye ntayo mfite, ndacyashaka uburyo bwo kurengera, kongera amacye ahari. Ibyo byose rero ubwo bwenge bwose tuzabukura kuri Bwenge Media. Kora subscribe kugira ngo ikiganiro nyirizina gikurikira cya Techniques n'uburyo dushobora kongeramo amafaranga, uburyo dushobora kuyashakisha. Hari uburyo bwinshi rero bwo kubonamo amafaranga tugomba kuyabona tubanje gusikana ni ikihe kibazo kiri muri society, ni ikihe kibazo abantu bafite, kugira ngo tugitangeho igisubizo. Cya gisubizo rero tubahaye ubwabyo barakishyura, nuko amafaranga akora, nuko amafaranga tuyinjiza. Ntabwo ugomba kwicara ngo utekereze ngo amafaranga yarabuze, ngo yarabuze, ahubwo tekereza ngo ni ikihe kibazo abantu bafite, ni ikihe kibazo bakeneye, ni ikihe kintu bakeneye, kugira ngo mu gutanga cya gisubizo cya kibazo cy'aba bantu ubwabyo nibyo birimo iki, amafaranga. Ubwo ndavuga amafaranga yabonetse mu buryo bwemewe n'amategeko buri rigo, kuko ibindi byo ntawe twagira inama yo gushakisha amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko, kuko bigira ingaruka nyinshi, bikarangira n'aya mafaranga utayatunze cyangwa se atagusatisfeje ibyishimo n'umunezero uyakeneyemo. Rero inama natanga, ibiganiro byacu biracyakomeza, techniques zitandukanye. Hari igitabo tugomba kwigana tugasomana tukarangiza icyo bita Secret for Success, ibanga ryo kugera ku ntsinzi. Buriya inshuro nyinshi abanyafurika ntabwo dukunda gusoma ibitabo, kandi ubwenge bwinshi, inzira nyinshi zo kugira ngo tugere aho tuva n'aho tugera zibitse mu bitabo. Hano rero kuri iyi channel ya Bwenge Media tuzajya turebera hamwe uburyo techniques, inzira nyinshi dushobora gukoresha kugira ngo tubashe kugira dute kubona amafaranga. Hari abantu benshi bafite amafaranga runaka, bavuga bati ariko ntabwo mfite inzira zo gufata aya mafaranga yanjye 10,000 ngo mbibyaze 20,000, nabuze icyo nyakoresha. Ntabwo mbona inzira z'uko 100,000 byanjye byabyara 150. Kugira ngo ubimenye rero n'ubumenyi. Kuri iyi channel rero tugiye kuzajya tugirana ibiganiro, turi mu rugendo dufatanyije rwo gushaka amafaranga, rwo gushaka uburyo twongera ubushobozi bwacu. Tuzafatanya rero hamwe n'ibitabo bitandukanye n'ubumenyi butandukanye, kandi nzi neza ko hari aho bizakuvana, hari n'aho bizakujyana. Wowe rero udushyigikiye kuri Bwenge Media, kora subscribe kugira ngo hatazagira ikiganiro kigucika, ukande like. Niba hari umuntu wifuriza kugira amafaranga, umusharing iyi video, muraba agaciro. Turi kumwe, reka tubonane mu biganiro bikurikira, nabwo bizaduha inzira ndetse na techniques zigiye zitandukanye zo gushakamo iki, amafaranga, kugera ku rwego umuntu azagira icyo bita financial freedom. Ciao.